chini yo gutegura imbuto kugira ngo muze munywa umutobe mwiza juice pfukama akanyanga mu mutaranda kakuru. Hey, y'all come look at this. Batingo yaragikubisa arakicarira. Umuntu ni cya Satani. lemon parankui Kibirinduye kicara hejuru. Urumva abakigwigiriza. Kibirinduye akicara hejuru. Yesu wacu ni muzima ese ni muhumure. Yarakibirinduye akicara hejuru imukireho we nta kibazo. iyi ni mashini hasi ngusenge Ndanze. byihorere Sawa. Kibaza ibijyanye n'intanga z'ingurube. ariko n'iby'inka ntabwo birakora neza. Iby'ingurube byose nabisubiza reka minisita bisubize. Hanyuma ku level ya serire hazajya habaho abantu batera intanga ku mafaranga makeya, ariko buri muntu wese azajya atererwa intanga igihe akeneye gutererwa intanga. So turimo reka twumvikane. Mureke twumvikane. Excuse me. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icya kabiri kijyanye n'icy'ingurube. Sorry, twimpotinze imfizi z'ingurube. Yana Maji twakoze indirimbo nyinshi koko barazanga pe barazanga tura producer we nanjye na n'umusani indirimbo zose barazanga naga umuzigo hanze shiti turavuga tuti none reka tujye dukora amadega wene Kalisa John naza yadufotora akadushyira kwa kundi yatwikaga harashya baragenda batumenya byibura bazumve ko n'indirimbo ari nziza tujya kuri YouTube. Hano urumva hari akantu abantu bakamishi bajyaga banywera kwitwaga ngo akabaga ahantu kurira. Oya hari akantu k'akarompuwe gahari, hari akantu gashinzemo k'akabeto karandi ko twicaragaho abantu bose bafite utuntu two kunywa imbere y'akabari kitwa Carrefour des Artistes. Noneho amajarabi ati ariko buriya twihagaritse nka hano Kalisa John ntiyabifotora gatwika. Ndavuga ntariko icyo gitekerezo ni inyamibwa turayihagarika. Urumva Kalisa John ahari ngo ahari nyine twe expectinga ko agiye guhita fotora bugaca bavuga ngo amuhanzi runaka na runaka, kuko icyo gihe no kukuvuga izina waravuga ati byibura ari nk'umuntu umwe ubimenye yanga kudufotora tuti Kalisa dori Kalisa aranga Kalisa watfotoye ko twaraburira ati mujyande nta nkuru barimo Umurwa mukuru wa Kigali witwa nguki? umurwa mukuru wa Kigali bawita Umurwa mukuru wa Kigali. umurwa mukuru wa Kigali Come look at this. Mateus Seburi. uraho Yego ngaho ngereje ntaryongere igira hirya banza aririmbeho gato bakira banza uririmba unafite akakaji ririmba niji yasa nayo mu gakombe ririmba urakoze agamano yanjye ari ukuririmba nukugira gute nukunywa ka Ikibazo
ikibazo kiriho udukingirizo twarabuze. Ikibazo duhura nacyo urabona turi urubyiruko turacyane muri adorose. Ubona umwana mwiza ukagira ubwoba bwo kuba wagenderaho byandi bitagushoka kizimba. Umunyamuzima twa twifitiye rwose sinzi ahantu yagiye yaradufashaga haba na saa sita z'ijoro warakomangaga gutya ati ndi runaka urashaka iki rwose ndashaka mituweli mfasha ndikumva nyikeneye kwa umva twararenganye twarwaye ibintu mu mugongo ntago tuki uwo muntu wamenwemo igikoma uwo muntu byabayeho wagize gute dore uri muri babandi rwose confirmed. Graciano ufite imyaka ingahe? Nduzuza 40 hafi ahangaha. Imyaka 40 uracyari ingaragu nibyo? Yego. Jya kwa muganga barebe ko gifite ubwonko mu mutwe. Aujourd'hui aussi c'est un autre. Le monde part en couille. Wanze by'inyuma. N'umuntu turi kuvugana kuri telefone. Reka yaragiye amera urubobi ku mutwe neza neza asa nko munsi y'inyanja. Uyu mupi n'umuntu we. Korodina. Siko nta muntu muri kuvugana wa Cetra. Awo Korodina. Uzibaho ngaho. Maheru we ninjye uri kuvuga gutyo. Unasa nk'umuntu wahombye. Ntukanyibara gusa birakureba se urantunze. Ngaho mpa telefone. Urantunze ndakubaza. Oya. Cyo nzibaho rero. Komanja gitifu aze hano. Komanga cyane ntago ari kukumva. Wakomange cyane urugi rurwanyo. None se gitifu twabona gutari gusohoka. Muhitamo kumena urugi rw'akagari. Ariko abaturage bampaye ngo nyoborewe. None se ubungusi iki kukubitishije umuriro Fred. Mumbye iki se gitifu ibi bintu ntago bikwiye wagiye kundega ndo kubeshye ko nzabareka mukangiza ibikorwa remezo by'akagari ndende uratuza kwangiza ibikorwa remezo se dukubitisha umuriro impuza w'ucamanza bo bariko mwagiye kundega amahirwe nkibonera ibiryo niyo nakora muri mwe mfa kuba nabandiye kuko ngiyo nshonje mbameze nk'ikibwa niyo nakora muri mwe mfa kuba nabandiye nzakorera ibiryo wenda ninshaka nturike nzakwereka isahane yanjye nukora ngo nzakuvuna ugende nuzamura umutwe mumene Harya uhura n'umunsi mubi w'abagizi ba nabi ukanababomagura bagataha bataye kontrole kandi ntabwo abazimu bose bicishwa reruya ntabwo intambara hose irwanishwa amasengesho hari n'irwanishwa n'ingoma dore uko bandeba ubuze umujura yantera ngatera hareruya bibirira ibiraha torono visira ngo tugiranye ibibazo none ngo turatandukana gutandukana nande uzi ngufu byansabye kugira ngo ntsindire umutima wawe barakubeshye genda mu rugo uryame uruhuke unywa amazi ubyuke woge wiborose ukora iki ejo nzaza dutangire twaye tugeze gutandukana nande barakubeshye acha brage wewe ndashaka kubabaza ikintu kimwe guys kimwe bakubwiye ngo ugize kubeshya yaka bafate amabanga y'ibintu byose watangiye gukora kuva wavuka uri kumva byose babishyire hanze cyangwa ufungwe imyaka 5 iwawe wahitamo ubwo na bya bintu byose ukorera mu rwihisho bikaza isi yose ikazabibona n'ababyeyi bakabibona uri kumva niba uri umuja mu buri kurya abana twatubuno twose tukazajya hejuru niba umukobwa nawe bari kukurya imishumi yaje yeguye mu kwaha byose umeze utyo wasamye ababyeyi bakabibona n'abantu bose cyangwa ugahitamo gufungwa imyaka 5 wahitamo iki njye mbaza ngo nahitamo iki
wabaye itanu ingenda gato ceceka gasoma inguge urakabiyo nguge wacaha rya naka gatori cyane ndye niyo narangiye gupfa nzagumana izo mfite intoryi se kari intungamubiri twe twavukanye intoryi lemon paranguye